Yes, reka ngusuhuze wowe uherereye mu bice bigiye bitandukanye mu mpande enye z'isi, ndetse kandi mubwire ni wowe uherereye mu bice bigiye bitandukanye, reka tukubwire ngo amahoro y'imigisha Nyagasani akomeze kubana nawe. Uyu munsi wa none twakoze urugendo, ndetse kandi urugendo rutari rworoshye, ni nyuma y'igihe gitoya maze gusa nk'uworoherwa, ariko cyari kinini agaragara kuri kamera. Niyo mpamvu nifuje guhura n'umusaza abenshi mwakunze, abenshi imitima yanyu yiyeguriye, akaba ari Kabananga cyangwa se Kamananga umureye wanyu. Reka mbanze musuhuze atubwire uko ameze, tubanje kubifuriza umwaka mushya, ndetse kandi uwa 2026 muzawinjiremo neza. Uyu munsi wa none hari byinshi ndibuze kuganira nawe, ni nayo mpamvu ndi kumwe nawe. Reka mbwire umusaza ati umeze ute? Meze neza, umutima gwanjye buranezerewe gurishimye. Guvuye mu burinzi bw'Imana, yego kuko uyu mwaka nawe ugizemo ibibazo byinshi, nawe urwayemo njyasi yaje kamvurika no kuboko nanone no kwabaye paralize, ariko kuba ngejeje amagingo ngihumeka, Imana yamujije habwe icyubahiro iragikwira iteka ryose. Amen. Uko njyabonye ukuntu kwabaye cyasinzira ngiye kwabaye na paralize ngeze ukwanye. Yes, reka tuvuge ngo Uwiteka inzira ze zirenga igihumbi. Reka we tugiye gutangirana iki kiganiro, nizeye ko turaza kugerana ku musozo wacyo. Ndi MC Set, ndi kumwe na Kamananga. Hanyuma kare tutarajya kuri kamera wahoze umbwira ngo ushaka ko dukora ikiganiro, ndetse kandi turahuza, numva ko ari ngombwa ko twagikora, cyo kuvuga uburyo Imana yabanye natwe, ariko by'umwihariko tunashimire inzego z'umutekano. Imana ifite uburyo ibana n'abantu bayo mu ruhande rumwe, ariko nanone umutekano nawo respect. RDF kabisa, nari nkoresha ukuboko kutari ngombwa. uri umusivili. Oya nukuvuga ngo nari ezo wakora ibyo utazi. Sorry wakijana. Kudesha po kabisa. Mbere na mbere ndashimira Uwiteka n'inzego z'umutekano. Bibiliya iravuga ngo itangiriro, ijambo ritangira muri Bibiliya iravuga ngo mbere na mbere Imana. Yego. Imana niyo nyambere, niyo byose. Aho yicaye itwumve, iri kumwe n'abakuru 24 n'ibizima 4 n'abamarayika, harimo abasangirangendo babaye mu isi Imana yishimiye, barimo Moses na Enoki na Eliya. Nuko abo nta bantu babaye mu mibabaro mu isi, Imana ibona ko badakwiriye kuba mu isi, irabimuri bajyana mu ijuru. Ubu rero natwe tugomba kujya tuyishimira ko bukene ko bwije, kubera ko nituma tugera kuri ibi byose by'umutekano. Hatabaye Imana ikunda u Rwanda, yirwane gataye u Rwanda, ibyo ni byabo, ariko nanone tukagaruka tugashimira abagize uruhare kugira ngo amahoro tuyabone. Uri ku isonga, afande wetu, turagushimiye Excellency Paul Kagame, dushimiye DCS Mubaraka Teresari, suhujije afande mukubwa ukunda abantu James Kabarebe ngo Teresari, suhujije abana bakiri mu gisirikare, abato y'abakuru, mwese ndabasuhuje. Hari umusaza n'urubyiruko rugomba kugana igisirikare. Ndakeka muri polisi hagiyemo abana bakirangiza amasogonderi. Usko nagiye kwiyandikisha ngasanga imyaka yararenze. Imyaka bafatira hagati 20, 18, 23 iyo birenze ntabwo babikunda. Abana banje segonderi binjijwe muri traffic 1900 n'abapolisi batoya. Turabasuje bari Darifuru Capo Digado, dusujije abafandi bacu bakora muri Air Force batwara indege, dusujije abo navugiye ku mazina, dusujije ariko Fandi Dodo we namuvuga kuko bavuga ko Fandi Dodo ari inshuti yanjye tunasa. Fandi Dodo ngutera isahe, aho nta kibazo, ariko hari abantu tugomba kuvugira kuri channel, ariko nabyo ni byiza. Dusujije abanyarwanda by'umwihariko, dusujije abashinzwe umutekano, yaba abasirikare, abapolisi, dusujije umushuti wanjye Dr. Murangira, mbabarire nimwongera kumpamagara kuri RIB nzitaba. Ebeje naye nafunzwe nzira kutitaba, ariko nzitaba rwose niyo mwampamagara nzitaba. Tukira dusuza aba excellence n'inzego zitandukanye. Murangira hari ibintu ajya akora abantu bagakeka yuko yakajije,
kandi burya ni imfura cyane. Na- Niba baguhamagaye wakitabye ukumva icyo baguhamagariye, si ibintu byoroshye. iyo. Niba ari inama ugirwa iyo utitabye babyita gusuzugura inzego. ariko nibyo Njyewe turacyakomeza urigeze kuri BTL. BTL icyo mukundira ni umutsaperi mugenzi wanjye, burya azi kwambara. Burya nanjye ngifite udufaranga nari nzi kwambara oya rwose. n'ubu ntacitwaye, Yewe narakenye nacana oya ubwato, ntacitwaye. ariko rwose Dr Murangira mubwire nimongera kumpamagara, yewe nimba niyo naba ndi igitaramo nzatega indege, ariko nzitaba rwose. Kuko imyaka umuntu aba agezemo ni imyaka y'igikwerere, ni imyaka y'ubunyangamugayo. Kuba waravukiye muri Dobandi ku Muhima, kuba waraciye mu bintu byinshi cyane biteye ubwoba, ukabugiza imyaka 50 irenga. Bajya banyita umugande, ariko burya nanjye navukiye ku ntara. None uko mvuga ikigande, ubuze abagande baranzi ko narahamwe Muranjengwa, abagande sabise kuba arabanze bandika Captain Isaac wabasinzi. Anjengwa najyaga rero mfite miliyoni 5 mu gikapu cyanjye. Abatumide Captain Isaac. No kuvuga ngo Captain Isaac abatumide. No kuvuga ngo ari imyaka umuntu ageramo, ari imyaka umuntu ageramo, ari imyaka umuntu ageramo akaba umugabo w'igikwerere. Mu myaka ngezemo babyita kuticokoza. Mfite abana 12, mfite abagore 5, mfite imitungo abana n'abanyina mu mitungo yabo, ntarabonabonye, narunguye abazungu, narunguye abirabura, nagiye imihanda yose, nuriye imikandara y'indege. Nukuvuga ngo kameramani duhagaze nabi, duhagare gutya. Oya dukomeze. Dukomeze nta kibazo. Yego. Nukuvuga ngo rero bavandimwe rero shuti ndabakunda kandi ndabemera. Ari imyaka umuntu abagezemo, ubundi kera ngikina umupira nakinye mu Marambi 8-3, nyina muri Rondere yo ku Muhima hariya. Kera kubera ko narakagabo kagufiya bajyaga banyita inyongezo y'abakinyi. Nakinaga mu Maramba, najya gukina ku minota 42, ariko nkaba nkubisemo nk'ibitego nka 2. No aho nagiye nkuriramo urabona ko nanjye byibura nsigaye ndi mu bagabo batari bagufiya. Nukuvuga ngo rero ubu tuvugana imyaka mbangezemo ntabwo ariyo kwicokoza. Tugishimira inzego z'umutekano bageze kuri BTL, abandi ukurikizaho nabahe, kuko nanjye harabo nifuza gushimira no gusuhuza muri uyu mwaka turimo gusoza no tugiye gutangira wa 2026. Reka mubwire ngo we twatangiranye, nizeye ko turaza kugirana ku musozo w'iki kiganiro. Ibi ni ibintu twateguye ndetse kandi twafatiye umwanya kugira ngo mure na Kamananga cyangwa se Kabananga tuganire. Twatekereje ko uyu mwaka urangiye, waretse tugashimira Imana, tukabyereka abanyarwanda kuri kamera, inzego z'umutekano. Ngiye ndashaka gushimira nyuma yawe yo gushimira inzego z'umutekano, naye nazishimiye, ariko naye ndaza kugaruka ku burezi n'ubuvuzi. Nyuma ya BTL abandi bandi bashimiraga barabaye. Ndashimira leta y'ubumwe, ndashimira government yose, ndashimira abadepite, ndashimira inzego z'umutekano zose, ndashimira abatuba hafi cyane duturanye nabo buyobozi bwo hasi mu kagari, mu mudugudu, ndabasuhuza. Imana ibarebe icyoroshe kandi ibahe umugisha, kandi muzagira umwaka mwiza urimo imigambi n'ibitekerezo byiza byubaka u Rwanda. Ndashishikariza abadiaspora bose kugana u Rwanda. Ubu Rwanda rwabaye igihugu cy'amata n'ubuki, nk'uko abisirayeli batashye Kanani mu gihugu cy'amata n'ubuki. Ubwo ni ukuvuga ngo rero ubu tuvugana twishimiye kuba muri iki gihugu cyacu, kuko aricyo Imana yagize gute yemeye ko tubamo. Abakobwa banjye ndabasuhuje, abadamu banjye ndabasuhuje, inshoreke zanjye ndazisuhuje, nsuhuje Shiba Karundi Kampala, Sanyuse Kumuraba, Katunda Amowe Mukisha, nsuhuje abahanzi bose b'i Bugande, nsuhuje abahanzi bose b'Abanyarwanda, nsuhuje abantu bose aho bari, abanyumva, abambona, abankurikirana. Yari Kabananga TV, umurebe ukuri. Arakuze cyane umuvandimwe, ndetse kandi nanone mushimire kuri uyu mwanya yaduhaye, ndetse n'umwanya twafatikanyije kugira ngo dutegure uyu mwanya wo gushimira. Burya ngo udashimye